arambwira ati ariko se ntabwo ujya undeba ati ko mba muri iyi nzu nkaba mbona udashobora no kunkoraho ati kandi murumuna mukuru wanjye adahari ese wigenza gute wimba udashobora kunkoraho bigenda gute. Hi guys, how are you doing? So good evening. Shaka postinga bisigaye binanira pe reka mbagize gupostinga biri kunanira ntabwo nzi ukuntu ngomba kubikora kugira mbishobore kwa kunjya mbura umwanya wo kurikodinga naba nanawubonye nkaburo ku editinga. Anyway, nize kumwisimeze neza. So abantu murakara ngo ntabwo nyikiri nko kuri TikTok. I'm so sorry, ntari nzongera gukiraho pe. Nzongera gukiraho ubu ni gukora ibitwishyura 2026. 2026 gukora ibiki ibitwishyura ibitatwishyura we don't like. So how are you doing? Niba ari ubwambere umbonye vuga ngo hello, niba ari ubwa kabiri umbonye peace, nubwo mbona buri munsi. Yeah, so guys, it's the story time again. Mr. na Debby. Umunsi nagize akazi kenshi ariko ndagerageza. Mbere yuko tukomeza na story cyangwa ikindi kintu ndashaka kubabwira kuri company yitwa Girlfriend, company ya shipping na logistic. Ni company izana imizigo kuva Dubai no mu Bushinwa ikayigeza hano i Kigali. So niba wifuza gukorana natwe watwandikira kuri 0780508902. Kawe indi company rero hano mfite yitwa Expert Compatible International, yitwa Exma. Ni company ikora ibintu bya finance, ukeneye audit, ukeneye business review, ukeneye transfer pricing documentation, ukeneye anything about accounting. Yes, wambwira, urumva, wambwira nkagufasha naho wanyandikira kuri nimero ndi kubabwira. So that's the thing. So guys, you're welcome to my YouTube channel. So guys, you're welcome to my channel. Nimaze kubivuga mu ruko magana mtinjye kwita telefone and down narangiza. So umeze muterere. So inkuru bazaniye. Oh god, imbare isoni zo kuri YouTube cyangwa ikintu kuvuga inkuru sinzi bamusigaye, but yeah, I'm here for you. So muraho neza, nize kumwisomeza neza. So nzanye inkuru nari maze iminsi ntabona, nari maze iminsi ntumva, nari maze iminsi nta nyine nari nzi ko ibintu byashize by the way, but ntabwo birashira this way biracyari. Like tell me. Anyway, ngigere hino. Anyway, you have the microphone. Is my microphone working? What's going on? Guys, is it working? Yeah, it's working. Yeah, so nari mazire misi ntumva mwene zino story, but uyu munsi nazumvisha end. Yeah, so ibintu koko bibaho mu buzima busanzwe, like buri munsi bino bintu bikabaho abantu bakabicamo. So good. Yeah, mumeze mute, mumeze neza. Mbazaniye inkuru ni umugabo wanyandikiye. Hey, men are going through it. Abagabo baca muri bintu I don't know, hari ababyishimira ariko uyu nguyu yagize amakenga pe byaramurenze. So mumeze muti, yambwiye ati Debby ngende umugabo nashatse vuba, nshatse mu minsi yashize, ntabwo ndi umuntu wari umenyereye nyine gushaka ntabwo nari nahuye ntabwo nyine ndi umuntu wari umeze igihe kinini mu rugo. So nahuye n'umukobwa, mpura n'umukobwa duhura ari umunyarwanda ubi Bugande, aba hehe hano hafi n'undi y'umupaka w'u Rwanda na nyine hafi yo mu Mutara. Gusa ariko twabivuga cyangwa twavuga gutsimbizi, ariko nyine aba hafi y'u Rwanda. Barahura ati nyine no mu businessman mva mu Rwanda ngenda Kampala, mva mu Rwanda njya Kampala kagaruka. Uwo mukobwa tuzagura muri bisi, arambwira nyine ahantu twenda murambura n'umukobwa mwiza pe, umukobwa mwiza ufite amabuno mwiza pe, murumbura ni cyana ndamukunze nyine mwaka nimero, maze wakamenya utangira kuvugana. Icyo gihe bakunda nyine mu bambwe ko bakundanye umwaka, bakavugana bagahura kenshi bakaganira. Ndakurahiye umukobwa wumve ngo nta bintu byo kuryamana nta biki, yavuze ati ngo ugomba kumbira umugore. Aragenda aramusaba, aramukwa, amaze kumukwa araza barabana, babana neza. Ati Debby nta kibazo nigeze njya n'umugore wawe, nge ntuzahura n'umugore wanjye ubwa mbere, tunaryamana bwa mbere twaryamanye tumaze iminsi 2 dukoze ubukwe rwose, yaratarakora ibintu yari isugi. Urumva
yego yari isugi, barakomeza bisanzwe, akajya mu kazi, umugore nawe akaguma mu rugo, ubuzima nyine burakomeza bwa buri munsi, hariya na hariya nyine burakomeza, nta kibazo na kimwe, bari bameze neza, urumva bakomeza rero barabana. Noneho mu minsi yashize rero ati umugore aratwita, amaze gutwita nyine barabyara, amaze kubyara biba ngombwa ko ngo ajya hehe iwabo, umukobwa asubira iwabo, nyine avuga ati ngiye mu iwacu umuntu abyaye ajya iwabo bakamwondora, nzagaruka naragize ati narakize. Ariko mu kugenda ahasiga nde petite sœur we, ataza gushaka azanye na murumuna we wigaga muri kaminuza, nyine yaje kwiga hano muri kaminuza mu Rwanda. Amaze kuza kuhiga, urumva nyine aza kuba kwa mushikiwe, ubwo mu gutwita aratwita, yari ahari, nyine aramusiga, aramubwira ati wowe hagume, nyine arahamusiga mu rugo nk'ibisanzwe. Amusize mu rugo, umukobwa nyine agataha akava ku ishuri, akaza agategura, bagasangira nyine bakaganira. Umugore akamubaza nijoro ngo baryamye, akamubaza se uri kumwe nande, wararanye? Ati ngenda aryamye nta kibazo. Ati se wajya uryamana na mwene mama ko ari uri aho hafi, uri wiraza nkandi? Bagaseka nyine bakagira ngo ni brag, kuko ngo nyine yaravuze umugore nyine ngagira brag nyinshi cyane, nyine akunda umuntu ukunda kuganira n'umuntu ugira ibiganiro byinshi, urumva. Aho ati bakaganira nyine bisanzwe, akajya ku kazi agasanga n'ubundi iki umuhungu nyine berceri wiwe araho ngaho, urumva. Bakomeza nyine kuba aho ngaho. Ati rero mu minsi umwe ati ndataha, ngeze mu rugo, urumva, sanga berceri wanjye yateguye n'ibyo byose, twicaye turasangira, ndangije ndamubwira ati ngiye kuryama rero uramuke. Aravuga ati nta kibazo, ati ngiye kuryama, ndagenda mfungura icyumba, ndinjira, anyinjiyeho arambwira ati ariko se ntabwo ujya undeba? Ati ko mba muri iyi nzu nkaba mbona udashobora no kunkoraho, ati kandi murumuna mukuru wanjye adahari, ese wigenza gute? Nimba udashobora kunkoraho bigenda gute? Arambwira ati reka, ati sibyo ni ibyo uri kumbwira. Nyine umuhungu yigira nkaho nta n'ibyo yumvisha, araseka, arambwira ati wagenda ngiye kuryama uramuke. Arambwira hoya ngira turararana. Arambwira hoya sohoka ngiye kuryama. Umuhungu aramusunika, umukobwa anga gusohoka, arahita umuhungu ngo arasohoka ajya kurara mu cyumba cy'abashyitsi. Arangije mu cyumba cy'abashyitsi araryama, arafunga. Mu gitondo abyutse, wa mukobwa araza ngamusaba imbabazi, arambwira sorry ntabwo nari nabiteguye, ati ahubwo numvaga ari ibisanzwe, numvaga nyine nta bya danger kuko mukuru wanjye adahari, kandi nkaba n'ingi uri hano yaragiye kubyara, numvaga nyine nagufasha wenda niba ari utameze neza or something like this, urumva. Arangije ngo aramubwira ati hoya ngiye ibyo ntabwo mbikunze, ntabwo mbyishimiye, ntabwo ari ibintu nakora, mukuru wawe n'umugore wanjye ntabwo nta kindi kintu. Umukobwa arabyumva, araceceka, arabyihorera, urumva. Agiye kumva yumva nyine ngo haciyeho nk'iminsi nk'ibiri, ngo umugore aramwandikira kuri WhatsApp, aramuhamagara, amubaza se yandikiye umugore amwe uzataha ryari, aramubwira ati se uwo nagusigiye ntago akunyuze? Araseka nyine, aravuga ati we ibintu uvuga ntabwo bibaho nawe, biguteze ibyo n'ibyo uri kuvuga. Arambwira oya ntabwo ari icyo ngicyo, ahubwo ngenda ndashaka kumenya uwo nagusigiye ntabwo akunyuze? Arambwira ati webye, ati taha ngenda gukumbuye, ndashaka utaha mukaza n'umwana n'ibiki byose ibintu nk'ibyo. Arambwira ati aho kugira twege tuze ko njye ntaramera neza, ahubwo we ntabwo waza kutureba. Agenda nyine ajya kumureba hehe ahantu nyine baba iwawe Bugande, arabasura, maze kubasura nimugoroba arataha. Ageze mu rugo asanga si berceri nabwo n'ubundi yateguye, baricara bararya, bamaze kurya aravuga agiye kuryama. Berceri aramubwira ati ariko kankubaza ikibazo, ubundi uri umugabo cyangwa uri umusazi? Ati ndi umugabo. Ati none se imbu nshaka kuncaho ndi hano muri iyi nzu, nawe undi muntu hari n'umugore adahari, ukancaho ntumvugishe, uba wumva ufite iki kibazo? Arangije ngo sinzi nyine ukuntu byaje nyine baterana amagambo. Bamaze guterana amagambo ngahita amubwira ati rero, ati njyewe, ati ntabwo ari njye witumye, ati ndabizi neza ko uri umugabo, ati rero niba uri umugabo kugira ujye hanze uhandeba nta kibazo. Umuhungu agira ngo ni brag nyine, nyine ariko bwa mbere yabonye ko umukobwa akomeje, ahita avuga ntabwo byakunda ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuhungu ajya kwiryamira. Agiye kuryama yumva umuntu ari gukomanga nyine, ngo ninjoro nka saa 5 ngumva ngo umukobwa aragomanga, ngaramuganga arumva afite ubwoba, ngo yaraje ngo baryame nyine, ngo namubare ngo bararane. Umukobwa aragashye ibintu, umuhungu aramugabana amazi ibintu bibaho. Aramuganga ngo n'uryame nyine kuri mu cyumba cy'abashyitsi ngo hoye. Umukobwa ahita avuniramo urufunguzo. Amaze gufungura urufunguzo arugira ute, ararubika, agenda araryama. Amaze kuryama umugabo nawe araza nyine ngo abona ntago ari buraricaye, ntago ari bigenze gute, aragenda araryama. Ati ariko nyine arara yambaye n'ibiki byose. Ati yabyutse mu gitondo, urumva,
abyitse mu nka saa 10 cyangwa saa 11 bizana amasaha namwe y'abagabo namwe murayazi agiye ko nabona umwana w'umukobwa yambaye aho ngaho ubusa urumva ubusa uko yavutse nta urumva umutipa ahita nyina burko abigenza umukobwa afata akaboko yishyira haramwikoza n'ibiki byose umutipa nta kindi kintu agomba gukora agomba kugira kurya umwana amaze kurya umwana ati nagiye kwaza nishinja ibyaha numva ngiye gusara numva ngiye kurira numva ubuzima buranze numva neza amagara arikoze numva neza nago nzi ibyo ndi gukora nago nyine mana we ubuzima nyine buranga umuhungu nyine arasara arangije arahamagara umugore amwe ati ngenda ndashaka utaha umukobwa amwe ati ngenda nago ndakira amwe ati webye ntago bindeba ngenda ndashaka utaha uze hano araza ageze mu rugo ubwo nyine akihagera yaraje ashuza murumuna we nyine ngo yamaze nk'icyumweru asuza murumuna we amaze gusa murumuna we araza ajya mu cyumba cye nyine n'umwana n'ibiki byose barangije baratangira nyine baraganira birarangira nyine we yanga kujya kuryama ajya kuryama mu cyumba cy'abashyitsi nyine cyakindi no wa mugabo yajyaga ahungiramo bigeze ngo nka saa 10 z'ijoro wa mugabo n'ubundi yumva umuntu arakomanza agira ngo umugore wiwe afunguye abona ni murumuna we niko kwinjira aramusunika byarangiye n'ubundi ngo bongeye arambwira se ntabwo bizi ko umukuru wawe ahari arambwira ati mukuru wanjye babimenyariza ngo ari ikintu yabitwara ko atari njye witumye ko atari njye wizanye ko ari we wabinsabye ngo nze nkumarirungu ngo uragire ati twege ibyo ngibyo nibisanzwe iwacu rwose nta byadanje biraba ibyo bintu koko biraba nibyo koko anyway dukomeze urumva ati bwarakeye mu gitondo ati wa mukobwa nyine yamaze kugira kwamaze gukora ibyo dukora ahitagenda urumva ati nanjye rero natangiye kumva mbaye addicted nyumva bitangiye kujya biryohera n'ibiki byose ati kuva uwo munsi rero n'umugore wanjye hari buri joro yarazaga urumva umugore wanjye rero ngo amaze gukira amaze nyine ngo kumera neza arambwira ati ngenda ndashaka gukoruka mu cyumba rero ibyo mwakoraga na murumuna wanjye mugira ute mubireke ariko ngaravuga ati sheri urabizi ibiki n'ibiki namwe ati ndabizi ati ariko ibyo nta kibazo ntacyo bitwaye aramuga ngo uvuze ati ibyo nta kibazo ntacyo bitwaye nta byadanje humura nyine birasanzwe aravuga ati nta soni ati none se wabimenye gute wabimenye ati nabimenye igihe bwa mbere mu bikora uravuga ngo wabimenye bwa mbere tugira gute urabizi ko ngira murumuna wawe byagenze gutya na gutya umugore ati ndabizi kandi nta byadanje nta kibazo kirimo umugabo umutipe ngo mushe ngo bimucanze ngahita afata ibintu bye ngarasoka ava mu rugo abagiye aragenda amara nk'icyumweru amaze kugira ngo nk'icyumweru umugore aramuhamagara amusaba imbabazi aravuga ati reka njye gukodeshereza sister wanjye ati nta kibazo tumukodeshereza ajye kuba muri ghetto noneho imbu bikubangamiye ave mu rugo ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ave mu rugo ave hano agende umukobwa nyine arangiye umugabo aravuga ati nta kibazo ati umugabo aragiye ashaka inzu amaze gushaka inzu ayishakira nde sister wa mugore nyine aragenda arimushakira aragenda agenda ava mu rugo aragenda urumva amaze kugenda aragenda nyine atangira ko ubuzima bwe atari ko byarangiye nyine uyu mugabo nyine kumva ati Debby byarangiye rwose njya kumureba nkagenda nyine nkajya kumureba tukabikora twamara kubikora ngataha ariko nyine noneho nihisha ati nawe arambwira ati nanjye sister wanjye ntabwo nkibimubwira ati byari bya bindi byacu nyine biri iwacu twe turabikora nta kibazo ati ariko njye sinkibimubwira barangije urumva barangije nyine ngo bakomeza gutyo ati noneho ikibazo rero umugabo afite kimeze gutya wapi barakomeje gutyo ari nakata nyine akagera mu rugo agakubita n'umugore n'ibiki byose nyine ubuzima burakomeza bwa buri munsi wa mukobwa arakomeza ariga ariko nyine ariko bahura nyine kenshi noneho uyu mukobwa wa kabiri uyu murumuna wiwe aza kumubwira ngo iki ngo yarasamye ariko aramubwira ati ndashaka amafaranga yo kugira gute yo kuyikuramo arambwira se warase umutipe aramubwira ati nta kibazo amafaranga ndayaguhereza arayamuhereza amaze kuyimuhereza umukobwa nyine ngo amubwira ko yagize ute yabikoze amaze kumubwira ko yabikoze ngo umunsi umwe aryamye n'umugore wiwe agiye kumva aramubwira ngo ariko ngo akankubwira ikintu ngo abagabo ngo muri abasazi ngo ntabwo nzi ikibazo mugira arambwira se ahita agirwa ko umugore yaba bibizi nyine ko yakomeje kuryamana nande na murumuna wiwe arambwira ati rero ati urabona ati murumuna wanjye nyine ati yego ibi nibi nyine arambwira ati ari umugabo ngo basigaye bakundana ati uwo mugabo afite umugore nyine ngarubatse ngo ejo bundi ngaruka kumubeshya urumva ngo aratwite kandi adatwite kugira ngo amuhe amafaranga ati fora yamuha amafaranga ngahe sheri
ati yamuha amafaranga 500 ngo ajye gukuramo inda. Nkibaza nk'uyu mugabo arakwishyura 500 by'iki ko murumuna wanjye ataratwite. Ati byahise bindya mu mutwe, ati birankurugushira, ati numva namuhamagara nkajya kuyamwishyuza, numva ndarakaye, numva nyine ibintu byose biranze. Urumva ati kuva uwo munsi nahise nanga kongera kwishyura renti y'umukobwa. Ndamuhamagara ndambwira ati warambeshya wabibwiye mukuru wawe ko utarutwite, urambeshya ngo warutwite kandi utarutwite, untwara 500. Ati nanjye sinzongera kukwishyurira renti. Urumva umukobwa aravuga nutabinyishyurira nzabibwira mukuru wanjye. Ndambwira ati nusakuza bimubwiye n'ubundi mukuru wawe niwe watumye njye nayo turyamana. Urumva niwe wakunteje, abantu biwawe muri nta muziro mugira, nibibareba ninjye ntago nta mafaranga yanjye nzongera kuguhereza. Urumva umukobwa arangije umukobwa nyine arabyakira ngo byakira ngo nk'amezi nk'abiri, nkarongera namwihamagazwa n'umuganga ngo narwaye ngo uva bindebe ibintu nk'ibyo ngibyo. Umugabo agiye, urumva nyine umuntu wakubasanzwe bakora ibintu barongeye bagira ute bararyamana. Babaze kuryamana ati barongeye n'inkomera nko basubiranye, akamuka amafaranga y'inzu n'ubundi ngo yongera kuyishyura n'ibyo byose. Ibi birahita nabyo usirate ubundi naguze ni kabiraganye. Urumva bakomeza nyine nkaho baraganira, nyine bakomeza bararyamana ibintu nk'ibyo bya buri munsi, bakajya baryamana. Noneho ati rero ejo bundi ati nari ndyamye nyine ko kundi uburyamye. Urumva ngiye kubona numva nyine kuri gate bavugije ihoni nyine mitangiye nguma mu cyuma, ndavuga ati abo agenda ajya kureba umuntu wari uje. Ahita yandikira message namwe ati urabise ko umugore wawe ari uje se, ati shaka ukuntu ahantu wihisha. Ati muri iyo nzu reka nkubwize ukuri, icyumba nta garderobe kigira, babika ibintu muri mare, douche n'ibiki byose nta hantu wakihisha. Ati nakiri kintu nahise nsohoka ndagenda nicara muri salo, araza arahansanga, maze kwansanga arambaza se kuri hano ibiki n'ibiki. Ndambwira nanje nje kumusuhuza nyine, arambwira ati kandi nzi ko mwashwanye. Ati arambwira ati kandi nzi ko mwashwanye. Tese dushwana gute? Ati ntabwo wari umaze iminsi waranze kwishyura renti y'uvuga ngo yarakuze ngo azajye gushaka akazi ngo yego. Agati oya nabivuyemo narinze kumusuhuza ngo mumenye ukuntu ameze, ko urumva n'umwana nitumfata nk'umwana. Arangije umugabo nyine ngahita nabasezera ahita agenda. Urumva amaze kugenda umugore atashye aramubwira ati ndashaka ko tuganira ibintu nk'ibyo ngibyo. Aramubwira ati sister wanjye ari mu rukundo n'umugabo wubatse, nyine amubwiye ibintu byose. Aramubwira ati ari mu rukundo n'umugabo wubatse, ati ntagaze ukuntu azabigenza, ati ngiye ndashaka rero ko tumushakira umugabo. Urumva ndashaka ko tumushakira umutipe akamushaka akamushyira mu rugo. Umugabo wanje aramaze urashaka sister washakane n'umuntu w'abandi kandi wumva akunda umugabo wubatse urabugira ngo abashakane mu cyangwa gatoya, ngiye bino ntago nabyihanganira, reka bigende gutereka tumushakire iki nyine ka tumushakire umuhungu. Aranje ati koko hashize nk'amezi nk'atandatu, haciye nk'amezi nk'atandatu. Urumva baracyaryamana, bari bakiryamana n'ibiki byose. Haciye nk'amezi nk'atandatu ajye kubona nyine abona sister araje, nyine umugabo aramugora aramubwira ati turabizi ne sister wanjye abonye umugabo, yabonye umutipe nyine ashaka kubana, akirazaza kumutwereka. Urumva atagiye kubona abona yinjiranye n'umutipe ngo bakoranye muri quartier nyine ngo wishite ni nka best friend wiwe, yari atarashaka nyine ngabona barazanye aje ko aramubwira ati ariko se reka mbibabwire neza ukuntu byagenze. Ati rero ati muri icyo gihe nyine yaryamanaga nawe, ati yari afite umutipe nyine bagendanaga ariwe best friend nyine wiwe. Ngo umugore wiwe icyo gihe ntabwo yamubwiye ko yari gupanga kumuhamo pasi. Urumva we umugore we yafashe nyine inshuti y'umugabo wiwe ayiherezamo pasi nde murumuna wiwe, kandi uwe araryamana nande n'umugabo wiwe. Abona barazanye, arangije nyine aramubwira se kutari wabimbwiye. Aramubwira ati nananze kubikubwira nyine, ndavuga ati nzaba mbikubwira wenda igihe nikigera, atari ko nyine nawe burabona nyine barantunguye. Nyine umutipe ntabwo aramubwiye ko bagiye kujya gute kumwerekana. Urumva arangije abaramwinjije nyine nyine aramuzana aramubona. Amaze kumubona nyine umutipe ati ngiye byanyanze mu nza ndagenda. Urumva ndabivuga mbibwira umutipe ndamubwira turamukobwa njye naye turaryamana, nyine amubwiza ukuri, amuhana proof nyine amwereka n'amacati zose n'ibiki byose. Arangije wa mutipe aravuga ati tukankora bino bintu, nawe ahita agenda kirute abibwira umugore wiwe w'uyu mutipe nyine. Amaze kubibwira umugore wiwe, umugore wiwe ngo ahita yahukana, ahita aterura ibintu byahita agenda. Urumva akimara kugenda uyu nawe ajya gusaba imbabazi nde side chick nyine ariwe murumuna we w'umugore we. Arambwira ati mbabarira. Arambwira ati umutipe aranje umuhungu aranje. Arambwira ati umukobwa aranje aramwanga. Arambwira ngira ngo nakubabarira kuko wabaje mukuru wanjye, wese kwaza mukuru wanjye
nanjye ndabizi ko nabikoze, watumye famiye yanjye inyanga n'ibiki byose, none utumye mbura n'umugabo. Ati rero arangije haciyeho nyine nk'imisi nk'ingahe aba ajya nyine hari iwabo w'umugore we nyine ngajya gusaba imbabazi n'ibiki byose. Amaze kujya gusaba imbabazi rero urumva iwabo w'umukobwa iwabo w'umugore nyine barambwira ati sasa niba warahisemo kuryamana n'abana babiri bavukana urabashaka bombi. Umugabo ari kugisha inama ati umushaka, ati uyu mukobwa nawe ndamukunda pe, ati kandi umugore wanjye niwe wabiteye, ati nanabibwiye data bwe ndamubwira ati ukuntu byatangiye ni gutya na gutya, namubwira ati ibyo nta byadanje twese twarabikoraga. Ati ariko uyu mugore yagarukaga wararekeraga ukamureka nawe akaza ashaka uwe mugore, urumva. Ati rero niba wowe kubireka byari byarakunaniye ugakomeza umugira, ubwo bivuze ko wari waramukunze, mushake nawe kubera umugore mushakane. Umugabo ari kugisha inama ati nemene mushake nubwo mukunda. Ati ariko umugore wanjye arambwira ati nuwibeshya ntabwo nzagaruka. Ati kandi uyu ni mama w'abana banjye bebe. Yeah guys, that was the story. Don't forget to subscribe, don't forget to share, tell your friend to tell a friend. Ati nsigaye mba kuri YouTube, and mwibuke ko Shakira mbona bita tubwiye ngo ntituzongeye gusubira kuri TikTok, twe dukoresha iki YouTube, urumva ni ihemba. Murakoze. So bye bye, ciao ciao, have a good night.